twakora natwe tubona imyaka ngiyi nyine wo kubona bakoze iki zaruka n'umuntu mukuru umutima woroshye umutima wanjye maze ndashaje umutima wanjye warakomeye kereke wigire byose birashoboka ngiye kugenda nzamara amezi aya abiri nimara amezi abiri nzaza kukureba urakoze cyane zabakirana setsa hose umwana azamvugisha mbere kumuvugisha Preview. 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 makuru yawe wamenye njya ngo nasoje kuri abatipa mu rugo mushobora kumakana ya kana si nta kibazo okay ibindi ni kuri phone nta kibazo ngo maze kumbwira sawa koze Preview. 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 Jiri cyane hano meze neza neza pe wakumva tukagumana iminsi iyi biri hafi ariko ngo tugumane njye nawe iminsi yihuta vuba ntusubize nzanye hano nenje kukubaza koko nyine urankunda nshaka gukunda cyane gusa nta mugore ugira umugore umugore ko bajya bambwira ko ufite umugore abo n'abashaka kudutanga nta mugore ngira ntabwo ndabitekereza gusa ndi gutekereza umuntu w'igitsina gore ni we gusa ntekereza nta wundi kimba njye ndishimye nahoraga mbabaye nzi kugira umugore njyaga mbona ukuze nzi kugira umugore ntuzongera kubyumva byumbwira ngo urabeshya ikibazo rwose hano se mwari mumeze neza turaha Kigali ndabona iryoshye nta n'ikibazo Kigali ni sawa nta kibazo rwose none se ahangaha utuye n'iwawe ndakodesha ariko mfite amazu menshi aruta n'ahangaha mfite amazu abiri hirya nzayakwereka kuri ka gasozi kari hirya hariya no mu giturage mfite amazu abiri amatungo mfite inka 3 ingurube izi 3 n'amahene nagiye byose mberagiye siko ry'uri umukire nabugira amahene narafatishije mfite umugabo w'umukire siko nawe urankunda ngukunda kubi okay ndagukunda cyane genda Kigali uri Kigali pe abakene bashaka bazanihamire hanze nanjye menegamiye ahangaha ko nisurira sheri wa aza kunsura sheri wanjye uriya mwana nawe rwose sinzi ko nzamuheza atana no kumva nawe wishimye sera bwabakira ubu njye ndi muri mudu y'urukundo kakiri inkuru urukundo se rumeze ute none ndi mu cyo bita urukundo rumeze ute wabonye wa sheri wanjye ende Julien waramubonye ntumbwire ko kiri kwerekana na Julien njyewe mubuzi mana aracyari kwerekana na Julien yagusajije neza neza kuvuga Juli wanjye reka ngusabe ikintu kimwe nzabakirana sinzongera kuva mu kanwa kawe uvuga Juli wanjye yewe ndabona ugiye kubona ishitambo gatanu ubwo wari wambaye ariko reka nawe mubwire
ijambo riravuga ngo ntukime ijisho ryawe icyo rigusaba. ahubwo se wazakwifashiriza iryo jisho rigira icyo rigusaba hari kunogoreramo kugira uta umugore mu cyaro ze mu mujyi kwirukanka inyuma y'abana. Reka njye nzari kunogoreremo urikuremo hagati aho n'umugore watazantuka ngo ni jyewe wakuraruye nkuzana mu mujyi none ndebere ibyo ugiyemo. Se uracyamuvugisha? Urinda kunogora ijisho se kubera jiri wanjye ngagiye kuza kugosora. ahubwo uko uri kunje ushaka wagenda ahubwo kuko mu kanya amasaha yambaye kuzamusira byatuzabitoresha amaboko abiri. ashigenda nta mpanuro zawe ngeneye rwose igendere. bite bya Nibyiza. ugiye ku ishuri Yego. amata arahari Iyo musize mu rugo kandi wasanga ugiye kureba amatayo. ugiye kumureba nyine Kuza ugura ari umupapa w'abana babiri afite umugore mu cyaro n'abana babiri yasize. njya subikuraho ko afite umugore Ndabiyoboye se ntabwo duturanye mu cyaro sinjye wagiye kumwirebera. Afite umugore n'abana babiri umukuru we yitwa Ganza n'undi mutoya ntabwo nibuka ukuntu yitwa. uri kumbeshya ntabwo ari ibyo Ndakubeshyera iki se dupfa iki njye nawe? kandi ajya kumwibariza Genda ujye kandi ajya kumubaza. kumubaza Ko mama wanjye. Karibu sheri. None urasa na bike n'ukuri. Sheri bite? sawa Urakomeye? ndakomeye Wambaye neza. murakoze Karibu. Sheri. Ndabona umeze neza. Waje na moto waje n'imodoka? naje na moto Okay. Gusa ndajya wica gahunda. aho ahibyo Njye yicaye. ukuntu nkwemera sinabasha kwita gahunda Icyo ngukundira buriya nanjye. Nkunda umuntu ubahiriza gahunda. mwera nzabakirana hara agiye ku ishuri Yariga. ariga none se ibintu ambwiye nibyo Akubwiye iki? arambwiye ngo ufite umugore Njye? Ngo? yambwiye ngo ufite umugore n'abana wabasize mu cyaro Nzabakirana uriya burya ni umusazi. Ni umusazi. Uzi wa munsi rero hano sheri? Yarambwiye umaze kugenda. Mugenda amata ifite umukobwa mwiza. Ahubwo buriya uretse ko nta n'umutungo yifitiye. Yaragukunze yarapfuye byahatari. koko se Kuramutse umukunze. cyangwa niyo mpamvu Niyo mpamvu yakubwiye gutyo. Nta kindi aragira nyine ngo unyange akubonereho. Uretse ko kubona kwa kundi ni umunyeshuri ariga kandi uzi ko abanyeshuri nabo nta kintu bagira. Nicyo cyatumye ari kubwira nta kindi sheri humura. Uzi ya mitungo nakubwiraga yanjye irimo iriyongera nazo kuba nyinshi cyane. Yose ni wowe ni njye nawe ni iyawe ni iyanjye. Namwe nzabakirana mwihore ntuzongere kumva amabwire ya nzabakirana. Kimwe n'undi wundi wagira ujya kubwira. Shwi uramenye. Nicyo cyatumye abikubwira. Sheri reka nkubaze rero. Ariko mbwiza ukuri. Arambwira ngo ufite abana mu cyaro nibyo? njyewe oya barakubeshye genda umukobwa ntabamenye Ntiwumva? Rero barakubeshyeye nanjye barambeshyera. Ntibakubeshye ko mfite umugore n'abana. Ni kimwe nuko nawe bakubeshyeye. Kuva uyu munsi rero ari wowe ari nanjye tuzongeye kumva amabwire y'abashaka kwica urukundo rwanjye nawe. Yego sheri uranyemereye? ntabwo nzongera kumva amabwire Yego sheri. Sheri cyangwa umbwire niba uzongera kumva amabwire umbwire ngureke mfite abakobwa benshi bari kunshaka. ujya hoya ntubise ngenda gukunda cyane ahubwo kumbwije ukuri bitumye ngukunda kurushaho Okay. umva niwe mugabo wundi nashakaga Sheri sawa. Nanjye ndagukunze urukundo nari ngufitiye ndikubye inshuro 100. njyewe none birenze ishuri 100 Nuko ubundi niwe mugabo w'inzozi zanjye